Haleluya! Tugiye gukomereza ku gice cya 4 ubutumwa bwashyizwe ahagaragara mu nama y'Iminneapolis. Reka dusenge. Mana yacu, twongeye kugushimira ko tugejeje izi saha tukiri amahoro, izina ryawe rihimbarizwe. Mana rero, tweretse ko tugiye gukora ikiganiro, ubane natwe, abantu bose bari budukurikire ubahe umugisha, kandi nabo ukomeze ubarinde. Mana, kandi nidusoza iki kiganiro tukiri amahoro, turashima izina ryawe, tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Igice cya 4 ubutumwa bwashyizwe ahagaragara mu nama y'Iminneapolis. Ubutumwa bwo gukiranuka kubwo kwizera bwaje mu buryo bweruye kandi bwuzuye ku mugaragaro mu nama y'inteko rusange yabereye i Minneapolis muri leta ya Minnesota mu Ugushyingo 1888. Ubu butumwa bwagizwe ingingo imwe ikomeye yo kwiga mu gihe kigenewe kwiga ijambo ry'Imana muri iyo nama. Byasaga nk'aho ikiganiro kuri iyo ngingo cyari cyarateganijwe mbere, ndetse ko byari byumvikanyweho kugira ngo izaganirweho byimbitse muri iyo nama. Ibyo ari byo byose nibyo byabaye. Ntabwo ubwo butumwa bwakiriwe kimwe n'abari bitabiriye iyo nama. Mu by'ukuri hari itandukaniro rikomeye ry'ibitekerezo mu bayobozi ku bijyanye nabwo. Iri habana ry'ibitekerezo rishobora gushyirwa mu migabane ikurikira. Umugabane wa mbere, ababubonyemo umucyo ukomeye kandi bakawakirana ibyishimo. Bizeye ko ari cyo cyiciro cy'ingenzi cyane cy'ubutumwa bwiza, ndetse bakumva ko bukwiriye gushimangirwa mu bikorwa byose byo gukiza abazimiye. Ku bari muri uyu mugabane, ubutumwa bwasaga nk'ibanga nyakuri ry'imibereho inesha mu ntambara y'icyaha, kandi ko ukuri gukomeye ko kugirwa umukiranutsi kubwo kwizera umwana w'Imana ari cyo cyari gikenewe cyane n'itorero ryasigaye mu kwitegura kuzamurwa ku kugaruka kwa Yesu. Umugabane wa kabiri, nyamara hariho bamwe bumvaga bashidikanya ku byerekeye inyigisho nshya nk'uko bayise. Basaga n'aho badashoboye kubyumva. Ntibashoboraga kugera ku mwanzuro. Kubera iyo mpamvu, ibitekerezo byabo byateraganwe irya n'ino mu rujijo. Ntabwo icyo gihe bemeye cyangwa ngo bange ubwo butumwa. Umugabane wa gatatu, ariko hari abandi biyemeje kurwanya ubutumwa bashimikiriye. Bavuze ko ukuri ko gukiranuka kubwo kwizera gusanzwe kwemerwa n'abantu bacu kuva kera na mbere, kandi mu magambo ibyo byari mu kuri. Kubera iyo mpamvu, ntibumvaga impamvu yo gutsindagira no gushimangira iyo ngingo nk'uko byakorwaga n'abayibwirizaga. Byongeye kandi batinyaga ko kwibanda ku ngingo yo gukiranuka kubwo kwizera byazana igihu ku nyigisho ubundi zahawe umwanya kuva ku ntangiriro y'amateka y'itorero ryacu. Kandi kubera ko babonaga kwamamaza izo nyigisho nk'ibanga ry'imbaraga no gukura kw'itorero ryacu, batinyaga ko izo nyigisho ziramutse zitwikiriwe n'indi nyigisho cyangwa ubutumwa ubwo ari bwo bwose, umurimo wacu watakaza imiterere n'imbaraga zawo. Kubera ubwo bwoba, bumvaga bafite inshingano zo kurinda umurimo n'abantu bakoresheje kutemera iyo nyigisho babyihitiyemo. Iri tandukaniro ry'ibitekerezo mu bayobozi ryateje ingaruka zikomeye. Byateje kutumvikana ndetse n'ikigero runaka cyo kutarebana neza bitari byiza na gato. Ariko uko imyaka yashiraga indi igataha,
habayeho kuzamuka kw'icyifuzo n'ibyiringiro k'umunsi umwe ubutumwa bwo gukiranuka kubwo kwizera buzamurikana agaciro, icyubahiro n'imbaraga karemano byabwo byose kandi bukemerwa mu buryo bwuzuye. Kandi muri icyo gihe nyirizina, kumvwa nabi no kurwanywa kwabwo byagiye birangira. Kuri benshi ubu hariho ukwemera gukomeye ko ubutumwa bwo gukiranuka kubwo kwizera bugomba kwigwa, kwigishwa no gushimangirwa ku buryo bwose akamaro kabwo gasaba. Nta raporo yuzuye ivuga iby'icyigisho n'impaka zabaye ku butumwa bwo gukiranuka kubwo kwizera byabereye mu nama ya Minneapolis yigeze isohoka mu nyandiko ku mugaragaro. Abari aho bagiye bavuga ibyabaye mu magambo, ariko binyuze mu byanditswe by'umwuka n'uzi byakurikiyeho, amakuru yaratanzwe ku byabaye bijyanye no gutanga ubwo butumwa no kwakirwa ndetse no kwangwa kwabwo, kandi birakenewe rwose kumenya neza aya makuru yahumetswe kugira ngo twumve neza uko duhagaze ubu. Byakabaye byiza gukuraho amwe mu magambo yatanzwe n'umwuka w'ubuhanuzi yerekeye imyifatire ya bamwe mu bayobozi ku butumwa n'ababuvuze. Ariko ibi ntibishobora gukorwa udatanze uruhande rumwe gusa mu kwerekana uko ibintu byari byifashe muri iyo nama, bityo ikibazo kikaba cyaguma mu bwiru. Inkomoko y'ubutumwa. Byabaye ngombwa ko habaho ukwiringira kuzima ko ubutumwa bwo gukiranuka no gutsindishirizwa kubwo kwizera bwaje icyo gihe bwari buyobowe n'Imana mu buryo butaziguye. Kubera urujijo rwatewe n'ababurwanyije, amagambo akurikira agomba gukuraho ikibazo cyose cyo gushidikanya ku nkomoko y'ubutumwa bwerekanwe mu nama ya Minneapolis. Ubu butumwa bwo gutsindishirizwa kubwo kwizera ni ubutumwa buva ku Mana bufite icyemezo cy'Imana, kuko imbuto zabwo zitujyana ku kwera. Mu gitabo Review and Herald, September 3, 1889. Ubutumwa bufite icyemezo cy'Imana bwohererejwe ubwoko bw'Imana. Icyubahiro, gukomera no gukiranuka kwa Kristo byuzuye ubwiza n'ukuri byarerekanwe. Kuzura k'ubumana muri Yesu Kristo kwerekanwe muri twe gufite ubwiza n'igikundiro kugira ngo bishimishe abafite imitima itarafungiranywe n'ibihimbano. Tuzi ko Imana yakoreye muri twe. Twabonye abantu bava mu byaha bagana ku gukiranuka. Twabonye kwizera kubyutswa mu mitima ishenjaguwe. Mu gitabo Review and Herald, May 27, 1890. Kwakirwa kwabwo kunyuranye. Nk'uko byavuzwe mbere, bamwe mu bitabiriye inama ya Minneapolis bakiriye ubutumwa bwo gukiranuka kubwo kwizera banyuzwe cyane. Kuri bo bwari ubutumwa bwo kubaho. Byabahaye kwishimira Kristo bundi bushya, bubaha iyerekwa rishya ry'igitabo cye gikomeye ku musaraba. Byazaniye imitima yabo amahoro n'ibyishimo n'ibyiringiro. Byari ibintu by'ikirenga bikenewe mu gutegurira abantu gusanganira Imana. Abo bantu basubiye ku matorero yabo, basigiwe bundi bushya kwamamaza ubutumwa bwiza bw'agakiza kabatura ku cyaha. Basigiwe kandi gufasha abavandimwe babo kwemera kubwo kwizera gukiranuka kwa Kristo nk'uko kwahishuwe mu butumwa bwiza. Mushiki wacu Ellen G. White ubwe yagize uruhare rukomeye
kandi rwimazeyo muri uyu murimo, kandi atangaza bimwe mu byamubayeho abinyujije mu rwibutso n'integuza. Urugero: dushimira Imana n'umutima wacu wose ko dufite umucyo w'agaciro wo gushyira abantu, kandi dushimishwa n'uko dufite ubutumwa bwo muri iki gihe ari bwo kuri kw'iki gihe. Inkuru nziza y'uko Kristo ari we gukiranuka kwacu yahumurije benshi n'imitima myinshi, kandi Imana ibwira abantu bayo iti: mujye mbere. Ubutumwa bwandikiwe itorero rya Lawodikiya bujyanye n'uko turi. Mbega ukuntu bugaragaza ishusho y'abantu batekereza ko bafite ukuri kose, bakirata ko basobanukiwe ijambo ry'Imana, mu gihe imbaraga yaryo yeza itigeze igaragara mu mibereho yabo. Ubushyuhe bw'urukundo rw'Imana ntibushyitse mu mitima yabo, kandi urwo rukundo rushyushye ni rwo rutuma ubwoko bw'Imana buhinduka umucyo w'isi. Muri buri teraniro uhereye kuri iyo nama y'inteko rusange, abantu bemeye cyane ubutumwa bw'agaciro bwo gukiranuka kwa Kristo. Turashimira Imana ko hariho imitima imenya ko ikeneye ikintu idafite, ari cyo izahabu yo kwizera n'urukundo, imyenda yera yo gukiranuka kwa Kristo, umuti wo gusiga ku maso wo gusobanukirwa ibya Mwuka. Niba ufite izi mpano z'agaciro, ntabwo urusengero rw'umutima w'umuntu ruzamera nk'urusengero rwanduye. Basaza banjye, namwe bavandimwe, ndabahamagarira mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti gukora aho Imana ikorera. Ubu ni wo munsi w'amahirwe n'igikundiro byuje ubuntu. Mu gitabo Review and Herald, July 23, 1889. Nyuma y'amezi 8 yakurikiyeho, iri jambo ryagaragajwe n'ikaramu ye agira ati: naragenze mva ahantu njya ahandi, nitabira amateraniro yabwirijwemo ubutumwa bwo gukiranuka kwa Kristo. Nabonye ko ari iby'igikundiro guhagarara iruhande rw'abavandimwe banjye no gutanga ubuhamya bwanjye ku butumwa bw'igihe dusohoyemo, kandi nabonye ko imbaraga y'Imana ihamya ubu butumwa aho bwavuzwe hose. Mu gitabo Review and Herald, March 18, 1890. Yavuze ku materaniro yabereye i Lancaster y'Amajyepfo agira ati: ntabwo nigeze mbona umurimo w'ububyutse ujya mbere mu bwitonzi nk'ubwo, kandi ukanakomeza kuba kure y'ubwaka bwose budakwiriye. Nta kwinginga cyangwa kurarika. Abantu ntibahamagarirwaga kujya imbere, ahubwo habayeho ukumenya gukomeye ko Kristo ataje kwihanisha abakiranutsi keretse abanyabyaha. Abataryarya mu mitima bari biteguye kwatura ibyaha byabo n'umutima wose, no kwerera Imana imbuto kubwo kwihana no guhemburwa uko babishobora kose. Twasaga naho duhumeka umwuka wo mu kirere cyo mu ijuru. Abamarayika barahazengurukaga rwose. Ku wa gatandatu w'isabato nimugoroba, iteraniro ryo kwita ku mibereho y'abavandimwe ryatangiye saa 11 kandi rikomeza kugeza saa 3. Hari benshi bahamije ko uko kuri gukabakaba imitima kwatangwaga bemejwe ubunyacyaha bwabo bakurikije umucyo w'amategeko. Biringiraga gukiranuka kwabo, noneho babonye ko ari ubushwambagara bwuzuye ibizinga ugereranyije no gukiranuka kwa Kristo ko konyine kwemerwa n'Imana. Nubwo batigeze baba abanyabyaha bihandagaje,
nubwo batigeze baba abanyabyaha bihandagaje biboneye ko bangiritse kandi bahindanye mu mitima. Bari barimitse izindi mana mu mwanya wa Se wo mu ijuru. Bari bararwaniye kuzibukira icyaha ariko bishingikirije ku mbaraga zabo. Tugomba gusanga Yesu uko turi tukatura ibyaha byacu kandi Umucunguzi wacu w'umunyempuhwe tukamutura imitima yacu itentebutse. Ibi byigandurira ubwibone bw'umutima, kandi niko kubamba inarijye. Mu gitabo Review and Herald, March 5, 1889. Mbega ububyutse bukomeye bwo kubaha Imana k'ukuri! Mbega guhemburwa kw'imibereho y'ibyamwuka! Mbega kwezwaho icyaha! Mbega umubatizo w'umwuka! Kandi mbega uburyo imbaraga y'Imana yiyerekaniye kugira ngo turangize umurimo mu mibereho yacu ndetse no mu isi byashoboraga kuza ku bwoko bw'Imana iyo abagabura bacu bose baba baravuye muri iyo nteko bameze nk'uko uyu muja wizerwa kandi wumvira Uwiteka yagenje. Dusubikiye aha, twari turi gusoma mu gitabo Kristo gukiranuka kwacu, igice cya 4, ubutumwa bwashyizwe ahagaragara mu nama y'i Minneapolis. Ubutaha tuzakomereza ku gasuri ka 3 kavuga ngo kurwanya. Reka dusenge. Mana yacu, twongeye kugushimira ko turangije iki kiganiro tukiri amahoro, izina ryawe rishimirwe. Mana rero turagusabye ngo ukomeze kubana natwe, uturinde. Mana kandi tukweretse ko ejo tuzasubira ku ishuri. Mana turagusabye ngo uzabane natwe mu masomo yacu, kandi Mana na bakuru bacu na basaza bacu bazaba bagiye gusubira ku ishuri, uzabarindire aho bazaba bari hose, kandi Mana nitwongera guhura tukiri amahoro tuzashima izina ryawe. Mana rero n'abandi bose ubane nabo uzabahe intsinzi mu mirimo yabo, kandi Mana turagusabye ngo nabo ukomeze ubarinde, ubahe imigisha yawe kuko ufite imigisha myinshi. Kandi Mana twese turagusabye ngo ubwo uzaba ugarutse tuzabe turi muri ubwo bwoko bwawe uje gutwara, twibanire nawe mu bwami bwawe mu ijuru. Dusabye twizeye mu izina rya Yesu, amen.